Kambaye kazero inshuti bakunze mudukurikira kuri Greta TV Tour reka nongerero mbake mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi murabona kuri kamera zacu ko nabaza umusore mwiza cyane tukaba tujuganira nawe araje twibwire ndabizi mufite amatsiko menshi cyane ariko mbere na mbere mbanje gushimira wowe wabashe gukora subscribe nawe kandi wakoze share na comment muri abantu b'ingenzi cyane ndabakunda cyane rero ibyo nibyo bidutera courage bikatuma dukomeza kwa ibiganiro bitandukanye tugakomeza gukora cyane ndetse no gushyiramo imbaraga mu byo dukora bya buri munsi. Reka dutangira twibwira rero ikaze kuri Greta TV Tour. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Emmanuel, umukozi w'Imana nkorera umurimo w'Imana muri ministeri yitwa Siloam, nkorera umurimo w'Imana muri ministeri yitwa Siloam worship ministry, ndi umuyobozi wayo, birenze by'Imana dahano umugisha. Uri n'umuyobozi wayo. Murabyumva rero bakunzi ba Greta TV ko hano twicanye n'umuntu ukomeye cyane murabyumva yuko ni umuyobozi w'iyo ministeri. Rero twatugiye kuganira byinshi ku byerekeranye nayo ho gatoya turaza kwigarukaho ariko tugaruke no mu buzima bundi busanzwe bwawe bwite. Reka dutangiye rero tugaruke noneho tutangire utubwira ku bijyanye n'iyo ministeri urimo. Reka noneho sasa tubwire mwatangiye gihe ki mumaze ikingana iki ikora ese ikora iti? Dufite ministeri duhagarariye tuyobora yitwa Siloam, dukorera Kacyiru tumaze gihe kirenga umwaka dukora byose dusenga. Ministeri ni ministeri mpuzamatorero cyangwa se mpuzabanyamasengesho, ni ministeri itagira aho ibogamiye. Uwari we wese yemereye kuza agasenga akabwira Imana ibimugoye byose ikabasha kumuruhura. Ni muri ubwo rwego dusengamo, ni muri ubwo buryo dusengamo. Uwari wese ahawe ikaze, abari umusilamu araza, mukatolika araza, mudivaniste araza, mupantekote araza. Anyway, ntabwo tugira umupaka, uwari wese araza kuko mu nzu y'Imana ubundi mu nzu y'Imana twese tuba tugomba kuza kuko niko ijambo rivuga ngo abarushye n'abaremerewe. Urumva ko buri muntu wese ararushye hano hanze, buri wese ararushye, nta utananiwe, abari uwo hasi ararushye, ukomeye ararushye, mbese buri wese ararushye. Niyo mpamvu rero Imana yaduhaye uwo muhamagaro kugira ngo tuba abayobozi cyangwa abahagarariye iyo ministeri kugira ngo bazi imbere y'Imana babashe gutura imitwaro yabo imbere y'Imana. Murakoze. Mumaze igihe kingana iki mutangiye rero? Twatangiye kera. Urumva twatangiye kera kuko murumva muri gahunda y'Imana. Imana yo yaraduhamagaye kera nuko bitari birashika ngo bijye mu bikorwa, ariko aho twafunguriye ku mugaragaro twafunguye mu kwa gatanu ku mwaka washize 2022. Urumva ko turi kujya kumara imyaka igera kuri 2 mu kwa gatanu niho twatangiye. Ubu turashima Imana ko ahigejeje ikora, iri kugenda ikora ibintu bikomeye cyane by'imbaraga kandi yego. Kwinjiramo ese bisaba iki? Kuba umuntu yaza kwifatanya namwe bisaba iki? Niki mugenderaho mwakira abantu kugira ngo utwumva cyangwa se udukurikiye abe yabasha kuba yakwifatanya namwe, uwakumva arenteretse kuba yabana namwe muri ibyo bihe byiza mugira? Kubana natwe nta kindi bisaba, ni umutima ushaka, ni umutima ukunze kumva ushaka kuza gusenga nk'uko wajya gusengera n'ahandi. Kuza n'ubuntu kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze nawe udafite ifeza ngwino, kuko kuza imbere y'Imana nta kiguzi bisaba. n'ubuntu nukuzana umutima wawe ushaka, ufite inyota yo kubona iyo Mana yawe koko, ukaza ukavuga ati ngiye gushyira amavi hasi mpamagara Imana nsenge. Ko niko umuririmbyi aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ahubwo ngo azafashwa no gusenga. Urumva ko umuntu wese ufite mu mutima w'ishaka ryo gusenga, nkuko nabikubwiye amambere, hadashingiye ku idini runaka, araza akabana natwe. Yego. Nakubwiye ko turajya tuganira ariko tugaruke ko ndajya mvanga ubuzima busanzwe ndetse tugaruke no kuri iyo ministeri uyoboye cyangwa se ubereye umuyobozi. Noneho se reka tujye mu buzima busanzwe bwawe. Wigeze unywa inzoga? Yego. Icyo nakwita icyaha kuri wowe ugifata gute? Icyaha kuri wowe ni ikihe?
Mbo ubundi icyaha ni ikintu cyaricyo cyose, icyaha ni ikintu cyaricyo cyose gihabanye n'amahame y'Imana. Ikintu cyose gihabanye n'amahame y'Imana, ubundi icyo yaba ari amahame y'Imana ndetse n'amahame y'igihugu, ibyo byose icyo cyose kiba cyamaze kwitwa icyaha. Ndetse uretse no mu mahame y'Imana ndetse no mu buzima busanzwe, iyo uri umuyobozi w'urugo ukabwira abana ati nimwemereye gutaha saa 12 z'ijoro, uzajya arenga saa 12 bizajya bihanirwa. Urumva ko utashye nyuma arabihanirwa kuko yamaze gukora amakosa, yamaze kurenga kuri principe z'urugo. Urumva ko yamaze gukora icyaha mbese muri rusange. Yes. Wowe wowe nk'umuntu unywa inzoga, ese kunywa inzoga kuri we byitwa icyaha cyangwa ubifata uti? Nk'iyo umuntu wanywe inzoga ashobora kuba yasinze cyangwa se ntabe yasinze, ariko ubizi neza cyangwa se uri no kubibona ko ari kuzinywa, wowe ku bwawe ubifata gute? Ni icyaha kuri wowe cyangwa ntabwo ari icyaha? Mbo si icyaha kuri bose, si icyaha kuri bose, biterwa n'imyemerere ya buri muntu wese. Kuko urugero uyu munsi wa none hari bamwe mu madini ari hano yemerera abantu ibyo byose. Urumva ko uwo nguwo ni wamubwira ngo yakoze icyaha kandi amadini cyangwa imyemerere abimwemerera. Ariko wa muntu wundi utabyemerewe, uwo nguwo iteka yabikoze abakoze ikosa, abarenze ku mahame y'Imana cyangwa se ku mahame y'idini asengeramo. Isuka barenze amahame y'Imana cyane amahame y'idini, ibyo bishyirwaho n'Imana cyangwa bishyirwaho n'idini? Mbo urebye iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ko hari ibintu tutemerewe, nk'urugero kunywa inzoga bitewe n'ibyo zigukoresha ntabwo bubyemerewe. Kuko Bibiliya yo ivuga mu Migani bice bya 20 niho havuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Wabyumvise neza? Inzoga zirakubaganisha, ariko ushukwa nayo ntagira ubwenge. Wabyumvise neza? Urumva ko hari abantu babiri banywa inzoga, hari abantu babiri bari kunywa inzoga, hari uri kunywa inzoga agashukwa nayo. Wabyumvise? Ariho handi umuntu anywa inzoga diregita agatangira kumva ari ibindi ashaka, zikamutinyura zigatuma ajya gukora ibindi. Urumva ko uwo muntu we diregite uretse no kuba Imana itabyemera, uretse nawe kubw'umutima we yakabaye guhita zireka kuko si nziza kuri we, kuko urumva arazinywa zikamukontorora. Wabyumvise? Ariko hari n'undi wa kabiri yavuze ngo ushukwa nayo. Urumva ko hari uwashutswe nayo, ariko hari n'uwayinyweye ntiyamushuka. Urabyumva neza? Hari uwayinyweye ntiyamushuka, uwo nguwo we sinamubwira ngo yireke. No, biterwa n'imyemerere yayinywa, ariko ipfa kubita atari muri babandi shuka wendi mukoreshe icyaha. Urugero naguhereza, uyu munsi wa none umuntu ashobora kunywa inzoga ikamudroga, uretse n'inzoga ndetse n'ikindi kiyobyabwenge cyose cyamara kumudroga bikamutera wenda gufata umwana w'umukobwa ku ngufu cyangwa se kwiba. Urumva ko aramutse akoze ibyo bintu abitewe n'inzoga, hari amategeko ari bumuhane. Tegeko rya mbere riri bumuhane, Imana y'ubwayo iramurakarira. Wabyumvise? Icya kabiri n'amategeko y'igihugu aramugonga. Urumva ko kubw'ikosa yanyweye kubw'ikosa yakoze ryo kunywa inzoga, yahise ashukwa nayo, inzoga ihita imwinjiza mu bindi. Mu ijambo rimwe uwowe ashaka yabireka, ariko udashukwa nayo. Wabyumvise? Udashukwa nayo no comment, namubwira ngo akomereza. Ubwo no kuvuga kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, icyaha ahubwo ni icyo zigukoresheje. Icyaha ni icy'inzoga zigukoresheje. Mbese icyaha kiva mu nzoga, ariko icyaba cyiza ni uko haguranga inzoga zigukoresha icyaha. Wabyumvise neza? Inzoga wazireka nibyo byiza, kuko urugero uyu munsi wa none ntabwo twebwe dushishikariza abanyamadini cyangwa se abakristo cyangwa se abemera Imana kujya kunywa inzoga, kubera ko impamvu ni iyi. Hari abanywa inzoga bakamera nk'aho bari kwiyahura. Urugero, hari umuntu stress zirenga, hari uhura n'ibibazo akumva ko biri bukemurwe nuko yanyweye inzoga. Uyu muntu rero wumvishe ko ibibazo bye biri mukemukire mu inzoga, rimwe na rimwe akeshi iyo agiye kumarira agahinda ke mu nzoga birangira bimwinjije mu bindi
bindi bintu bibi, mu bindi bikorwa bibi, ugasanga yagiye gukemura kimwe ahubwo yangije ibindi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tutemerera cyangwa se dushishikariza abantu kubabwira ngo vino ni umukobanyi cyangwa se inzoga ni mbi. Okay, urubatse? Oya. Aha. Urumva okay, ntago wubatse. Weho icyaha kijyanye n'ubusambanyi. Turabizi turi abantu, ufite umubiri. Umubiri ubwawo ibyo bintu birakenerwa. Ushobora kuba wakwifuza cyangwa se ushobora kuba wakenera kuba waryamana n'umukobwa cyangwa se undi muntu wishimiye. Yego. Mu gihe cyose uryamanye n'umuntu kandi mutarubatse cyangwa se mutarabana, bituma utarasira imbere y'Imana cyangwa se imbere y'amategeko, bizwi ko ari umugore wawe. Ese ibyo kuri wowe ni icyaha cyangwa nabyo nta kibazo? Ufite icyo ni icyaha ko ntago byemewe. Okay, none weho ubigenza ute rero kandi ko ufite uwo mubiri, nirihe banga wakoresheje ubigenza gute? Urihibe tugakora icyaha ukongera ugasenga cyangwa ukihana bikarangira, cyangwa se wowe ubasha kubikontorora umubiri wawe ukawima ibyo ngibyo ukeneye ntubikore? Bigenda gute kandi kuri umusore nzi ko ibyo bintu bishoboka? Rero ibyo ngibyo byose bikemukira mu gusenga, kuko kubwaka hari ibintu bibiri dushaka ko twumvikanaho. Uyu munsi wa none hari igice cyo mu mwuka, hakaba n'ikindi gice cyo mu mubiri. Nubwo nagaruka nkajya mu mwuka, nkajya kubwiriza, nkajya guhanura, ofeti nimva muri icyo gice ndagaruka mu gice cya bumuntu cyanjyewe wanyawe. Wabyumvise? Hanyuma njye wanyawe hari igarukiro ry'imbaraga hashobora kurenga, kuko hari imbaraga za mubiri zikurura umubiri nyine. Wabyumvise? Kuko ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo iyo ivuga neza yuko iyo ubonye umukobwa cyangwa se umugore ukamwishimira uramufata ukamurongora. Ntago ari ukumufata ngo tujye muri ghetto, tujye muri rogi neda. Iyo umubonye ukamwishimira nyine wabonye umukobwa wamukunze, uragiye urabicisha mu nzira za nyazo, ugende uce mu nzira iboneye, hanyuma ugende ufata umugore wawe ibibazo bikemuke. Ariko ibi bintu byo kuryamana n'abakobwa abagore no ni icyaha. Reka tugaruke kuri icyo cyaha. Ndabyumva ni icyaha, n'ubikoze mu mutima waba yumva ko nawe akoze icyaha, niko kuri. Ariko se wowe nirihe banga ukoresha ubigenza ute? Ibanga rya mbere ni ugusenga kandi ukirinda ugahunga. Ni ukuvuga iyo ubishatse cyangwa se iyo umubiri ubigusabye wowe urasenga? Urasenga. Aho tuvugisha ukuri. Reka tugaruke mu mubiri, tuve mu mwuka tugaruke mu mubiri. Nibyo urasenga, ariko bura nta gusenga ahubwo umaje kubikora? Oya. None se umubiri, tufite umubiri, turi abantu, nabigusobanuriye, turi mu mubiri bisa nibyo koko. Umukobwa aragusuye, mushobora kuba musaya cyangwa se mudasengana, cyangwa se uranamufite n'umukunzi arabishaka, nawe urabishaka, uhita umubwira reka dusenge? Nshuti, namye nkubwira ngo ikintu cya mbere suko igice cyanjye cya kamere ya muntu njyewe wanyawe wambaye uyu mubiri suko utabikenera. Yego, ariko kuko namaze kumenya neza ko ari ibintu buri cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana nkatwe bakozi b'Imana. Igihe cyose uri umuhanuzi, uri umushumba, uri umugabura w'iby'Imana, ukinjira muri icyo gice uhuriramo n'ibibazo bitandukanye. Urugero bwita kikugira chronique. Rero iyo kikugize chronique, igihe cyose utakoze ibi bintu wumva ko utari umuntu. Niyo mpamvu rero hakugira ngo kikugire chronique habamo kwirinda. None se reka nkubaze, uyu munsi wa none ntihari abasore b'imanzi bafite imyaka 35 b'imanzi? Ntihari abakobwa b'amasugise bagihari kandi nta kibazo bafite, kandi bahura n'abasore baganira baseka batera story mu ijambo rimwe? Rero ibi bintu impamvu ubusambanyi busa nkaho bwagwiriye yaba hanze y'itorero ndetse no mu itorero, nuko abantu bamaze gufata icyaha barangije bagisiga amavuta gifata nko kitari icyaha. Niyo mpamvu n'ubwiza bw'Imana bwamaze kuva kuri bamwe bitewe n'ibyo ngibyo bamaze kuzirura. Ukijijwe hashize igihe kingana iki? Wakiye agakiza, wakiye umwami n'umukiza mu bugingo bwawe nyine, hashize igihe kingana iki? Hashize imyaka 15. Uyu ni umwaka 16. Okay, reka tugereranye, wenda nturi munsi y'imyaka 30, tugereranye maho. Uraha, okay. Yego. Nukuvuga hari imyaka igera hafi kuri 15 yindi cya 18.
cya 10 n'ingahe gutyo wamaze utari wakizwa. Ese iyo ngingo wabarigeze uyitestingaho ngo urebe? Mbo na byarabaye byofete byarabaye mbere ntarakizwa byarabaye. Ni ukuvuga icyo gihe ntabwo wari wagasobanukiwe umenye ububi bwabyo cyangwa se hari ububi bwabyo hari n'ingaruka bizana, ariko si uburyohe bwabyo warabwibagiwe ubu? Oya, nta buryohe bubamo kuko nubwo babyitagwa bamo uburyohe ariko nta buryohe bubamo, kuko impamvu reka nkubwire nta kuntu wambwira ngo uburyohe se uburyohe amasegonda 40 50 minota 2 ni uburyohe buvuye reka ubundi ikintu kikuryohera ni ikintu uhoramo nyine ukumva buri munsi nyine nibyo byishimo byawe, ariko ikintu uri bugende ukumva mu minota 3 ukumva ntabwo kigikeneye kumva ntukinagishaka, nta buryohe burimo n'ukuri, nta buryohe burimo. Ufite umukunzi? Aya uyu munsi ntawe mfite. Kubera iki byagenze gute se? Nyamara wasanga hari icyo gihe byarageze, hari ukuntu ubwo byaragenze kwa nyuma mwahuye ugasanga ukuntu yakugenje. Oya, leta wiyobokera gusenga nyine kugira ngo kuko bonaga n'undi nta kundi. Siko byaba bimeze ubwo? Oya, ntabwo ariko kuri vuga ngo impamvu uyu munsi wa none navuga ngo nta mukunzi ifite, biri muri bimwe bishobora kumproteja mu byo gukorera Imana, kuko nzi neza ko igihe cyose kigira igihe cyacyo, ahubwo numva nifuza ko igihe nzaba mbikeneye wenda cyo gushaka aribwo Imana yazanzanira umukunzi, kuko birashoboka ko nagira umukunzi wenda imbaraga za muntu zikanesha bikarangira nguye mu cyaha. Rero ahubwo ngo nkwe mu cyaha biri mu bimfasha kuba nakwirinda.